iki kiganiro ntabwo ari cyane nagize niwe uzabye editing aya yeah man catch a fire shiri gutyo kabisa wane yeah man yeah Vanzi OG yeah Chrome Heart yeah man they call me KOT King of Trap yeah mazina yanjye bayita KOT King of Trap yeah twaje gusaza imihanda yeah mfite akayipi gashyashya kari hanze yeah nibyo nababwiye Adeki OT Deki OT King of Trap yeah man yeah uje kwigwa mu buryo bwa gihanzi umanze kubiteho yeah man yeah Go call me Mr. D, Dora is my ID. My grind is so clean, I'm a friend of a rich 247E, no more chill with the bed, yo, deep. More tax to the cash, final. I got marriage at the bank, music in my vein, did the rapper back again. Rap is my career like Jesus and Maria. Nobody in this game of fat like a Italian. Back ninga mafia, yeah man, they call me KOT. Yeah. Ngo bimeze biterera imihanda. Ntabwo ari igihe kinini ku mihanda twabazaniye amanyanga trap yani trap nshyashya bayita amanyanga ya ibintu na amanyanga na amabara ewana mutega amatwi kabisa tubakorezeho kabisa ko muri kwinjira muri njyana muri benshi nabonye ni wafashaga Bushari nawe yaje kwakirwa nk'umuhanzi mu mwaka uri imbere turaba impano cyashya oya no kuvuga ngo ikiba gihari buri wese nyine abafite umwihariko we tu nje nabazaniye bita amanyanga trap na amayeri na amanyanga na amadevo na ama ivo na amadeshi ewana babitega amatwi kabisa biratandukanye yeah man bwa mbere indirimbo no uyandikira cyangwa ufite umutwandikira ibijyanye no kwiyandikira n'ibyo byikorera kabisa ndiyandikira kabisa indirimbo zigatunganirizwa hehe ko music kurikora muri minsi ni ikintu kitoroshye no kuvuga ngo muri iyi minsi ndi gukorana no bita The Minute yeah nturi gukora ku kayipi kacu gashaka gusohoka ariko ntago mfite ahantu runaka ndi kubarizwa no kuri codingira ahantu hatandukanye ariko ipi igiye gusohoka umugabo wayikoze no bita The Minute yeah akora Musanze akora Kigali akorera i Musanze ipi izasokera hehe ese rusanzwe umuhanzi wayinjiye mu buhanzi ryari umuntu kumvira mbere kugira ngo aze gusobanukirwa no tuganira waye nje ubundi ninjiye mu buhanzi 2024 ya na 24 ariko nyine wari umuziki uri aho ngaho narabigira professional nibwo ninjiye mu muziki ngiye nkaba nkora injyana ya trap ama melodic trap kuririmba bisanzwe n'ibintu biryoshye nyine umwihariko wa Danger tu yeah uti ninje mu muziki 2024 kugira inama yo kwinjira muri okay nta muntu wangiriye inama no kuvuga ngo ni ibintu n'ubundi bisanzwe biri mu muntu ahubwo nyine byarabuze aho bimenera ariko nta muntu wangiriye inama ni ibintu byari bindimo no kuvuga ngo umuziki wo nawukoze kera ariko igihe nyine navuze ngo ibintu biri official nicyo gihe nakubwiye tu imiziki yawe nyura hehe cyangwa se EP chance ugiye gushyira hanze tuzayibona hehe basure platform za DMX the KOT the KOT official YouTube bagiye basura izo mbuga zacu barebe ko mbuga zose biriho the KOT official video audio ubu ngubu video turi kuzikoraho bishobotse indirimbo za mbere zasohokana na video tuziko umuziki usaba igishoro ugasaba n'abantu kuba hafi bari kugufasha music uri kwipapu kimama uri nirere cyangwa hari undi muntu ntabwo uri nirere ku mihanda byo ni ibisazi ni ukwikoca kabisa ni ukubyimenyera ariko ni bya bitambo nyine kabisa ni ukubyimenyera kabisa ngo ni nirere tu umva nibyimenyere kabisa nibyimenye twihuta cyane indirimbo yawe uteganya ko iragaragara kuri EP yawe nshyashya yitwa indirimbo ya mbere dushaka gusohora bayita Sama
yeah. ese ni hunande kuko kwanyamwa muri muntu behind oya ni Glau biri inyuma buri kunsupportinga ya ni famille nyine ni ibintu biri hagati tu ni ibintu biri hagati yacu kabisa. Umuntu yakwibaza uretse YouTube hari izindi mbuga nkoranyambaga waba usanga ukoresha za social media ya za Instagram ya ma TikTok ya hose ni The QOT official kabisa. Ya murasangaho ibihangano byanjye nako kayipi gashasha gashaka gusohoka niho kagomba kunyura ewana mu bisupporting muhagere tubane ndabizi ko mugomba kubikunda kabisa. Haruzaga bitindi nimwe cyangwa ya kabiri ubundi tugahita tumugo kandi muzika bisaba guhozaho ya shwi uwo sinje naje nje kabisa imizi miremire ewana nje naje kubifata imihanda kabisa twaje gusiga amarangi akomeye atavaho kabisa. Uri mu njyana dusanzwe tumenyereyemo abandi bagenzi bawe bamwe bari ejo bari mu bitaramo bizenguruka igihugu iwacu na muzika kandi nibura ufatiraho urugero muri njyana yawe hano mu Rwanda. Mu Rwanda buriya umusani navuga mfatiraho icyitegererezo ni Miheto kabisa Betray. Nazimira nawe tutazi yari kujya nazi o trap sinzi ibintu barimo. Mu muziki n'ubundi nyine kiragiye kibaho uraza ugakubita sometime ukaba uri gutegura ubundi bu projet nago nyine wahora sometime uri mu gikoni uri kubatekera nago wahora nyine abantu bakwitegeye iki rero amakoreographer arenze nyine itandukaniro tu na amanyanga na amayeri ewana na amadevo na amadeshi biratandukanye kabisa ewana mbe bakundishe kabisa. Ari kwandika ari no kurapa nike wiyumvamo cyane buriya ewana time igi ndyohera nigemba ndi kuri mic gusa no kwandika ndabikunda tu ndabikunda byatani. Kansi inyuma ku buzima bwawe bwite buri private umuntu agiye kumenya uri mu ntoki The QOT n'umusano uri hambo n'umujizi mu buzima busanzwe uri hambo ukunda abantu agakunda icyango nyine kurusha ibindi bintu byose akunda umuziki n'uwo muntu kabisa umujene ugira gahunda that's me ndi umwana wo hagati turi mu rugo turi abana 7 nge ndi uwa 4. mama watabyaro yafungiye kuri 3 ntari kuvuga oya nago byari kubona ari buze mu wundi murya nagombaga kuhagera tu man umuvukana cyangwa se famille yawe ndi gushikiye muri muzika Glau wanje kabisa arabikunda Petit Frere arabikunda kuburyo abasha no kugira gutya akaba yavuga ati bibe babibone babimenye. Undi mu buzima busanzwe umuntu ukora iki nyuma y'ubuhanzi akazi ka buri munsi? Mu buzima busanzwe twebwe ubundi ducuruza urudodo dukora mu myenda. Muri babantu batiriza umuntu ngo ibintu byiza kandi atari byiza. Wapi. Umuntu yaba yigiriye muri goyiko oyo singe. Oyo singe twe dufite nyine dufite location dufite nyine ahantu nago turi muri icyo cyiciro kabisa. Pino kuvuga ngo twebwe nyine dufite brand yacu dufite location muri Kicks man nitwe twambika nyine babantu basa neza mu mujyi naho ugibona ukabura icyo uvuga ndabibakundishije ewana niba ushaka gusa neza aho ngaho hapi kabisa niba ushaka gusa neza niba ushaka itandukaniro bakumbaze kabisa ewana uko biri kabisa ntacyo bitwaye. Ubundi mu njyana dusanzwe tuzi hari ibitutsi mvugo twitegehe ikibishego wapi kabisa nje no kuvuga ngo ikintu mwanyitegaho slang ziryana ewana ubudasa kabisa icyangwe ewana move zitandukanye kabisa. Hari umuhanzi urarinde hari umuntu uheretse gupostinga mu nyamakuru unakomeye mu Rwanda arabango ikino gihugu mpamvu tutari kukibona ngo twibere mu dusinici dukuba twinshi twaramusariye
niyo mpamvu atari kujya agaragara. Yeah. Wasanga nawe ugiye gushanza ikigo mu dukobwa twagukunda no gucuruza ukabyibagira ukajya wirira. Yeah, the real Rasta. Hapana kabisa, the real Rasta, muziki uri ku mutima, uri mu maraso, wana uri muri vein, nago wabikwepa kabisa nibibaho. Wana bindimo, nanjye mbirimo kabisa byanyabyo for sure. Utakaza ubumanzi bwawe. Yeah. Wari ufite imyaka ingahe? Sha burase sinyiriye imanzira nago mbyibuka kabisa. Nago mbyibuka burasinyiriye imanzira nago mbyibuka kabisa. Nago mbyibuka kabisa. Nago mbyibuka buri ibyari byo. Ariko wabona buranyiriye imanzi. Abona nyiriye imanzi nago mbyibuka neza. Yeah. Umukobwa wa mbere mwasomanye. Yakubwiye ngo iki wamubwiye ngo iki? Ibyo bintu se nabikurura wallahi. Ariko yarabikunze byanga bikunda tu kuko ikintu cyose nashyize akaboko nyikora neza kurusha abandi. Warasomye gusa cyangwa urongera urasoma? Wapi ntago ndi kubyibuka kabisa buri kuntu byagenze. Reka guca ku ruhande. Ubundi njyana zanyu njya guca ku ruhande. Yeah. 2010 ufite imyaka ingahe? 2010. 2010 nari ndi kugira mu myaka 10 kabisa. Yeah. Uri kugira mu myaka 10? Yeah. Zukushaje se? Ndeze ndiyeho ndumyeho kabisa. Yamaninzemo kabisa. Ubu umukobwa mukundana ye yabonye washizana indirimbo. Yeah. Comment ya mbere aguhereza. Wana ubu ndi ngenyine kabisa ubwo umukobwa yaba ari umufana. Baba expired. Yeah man, abo ngabo nyine ubwo bari muri butu kabisa. Twabashyize inyuma. Ubu focus ni ku muziki ndi mu rukundo n'injyana kabisa. Wana abakobwa bo twarabibagiwe. Amukobwa urasaba urukundo ngo agukatire cyangwa ube clash kuri we cyane. Wumva uramukunze ariko namutinye. Wapi ngiye buriya ndi ikiganiro kizibukwa mu mateka. Ya nukuvuga ngo ngiye buri ukuntu neye ndi open tunje nagukunze ndabikubwira niyo bitacama ariko ukabimenya tu nawe ukabubizi to nago nyankunda kubigumana ku mutima. Nta nubwo ariko nigeze nkunda kujya mu rukundo cyane tu. Wapi ariko naga abafana babure bari oya Sugar Mami we nago muzi. Aga challenge yagaheretse gukora. Yeah. Ngubu ndafunze. Ngundo gukuru. Wadufunguriye. Tubanureho se. Password nayo bagiye yo gukuramo kabisa. Oya password nayo bagiye yo gukuramo. Yagiraga gute? Ubunda twaye nakibagiwe. Ya password mba nayibagiwe. Bisaba kujya gusetsa nyine bagakuraho kabisa. Yeah. Ndagira ngo ngane ku musozo watubwiye ngo wambika abantu ijambo se n'abakobwa n'abagore. Yeah, ingeri zose abajene abahungu abakobwa. Yeah. Urubyiruko muri rusange. Kariyeri yawe ya muziki urifuza ko ahazaza hawuza bahagaze gute mu myaka iri imbere? Okay, ngiye nukuvuga ngo nago nshaka gukora wa muziki nyine uri loko cyane, ndashaka gukora bya bintu nyine biri big tukabyambutsa umuntu hakurya kumva nyine akabagira kanafatamo. Yeah. Wa muziki nyine kabisa byaba ngombwa ko ni darapo ry'igihugu rizamuka bakabimenya bakabikunda kabisa. Uko bavanga injyana zanyu zinjamo ratangiye gufata ibibaba. Yeah. Ratangiye kwifata kwa kangahe? Oya haraho nago ndebaho kabisa nyine nago ari kuvuga ngo buri muntu wese. Okay. Usually abantu benshi nyine muri injyana bakoresha kira cyatsi ariko nyine nago biri common nyine ko nta nubwo ari n'itegeko ko buri muntu wese areba. Wari wakibonaho? Yeah, nakibonye. Alright, nibutse abantu ko turi Centre Patron Notre Dame do Fatima ni hamwe mu hantu heza cyane, ni hotel herereye mu karere ka Musanze, umuhanda uzamuka mu Kinigi imbere ya stade Ubworoherane. Mwakoze kubana natwe, niba utarakora subscribe kuri Iris Wana TV, kora subscribe, like, share no comment, undi komeze kubana namwe. Hari cyo wumva twutavuzeho twagarukaho? Yeah, ikintu nababwira mutwitege mu bikunde tuzanye ibishya na Manyanga Trap ni DMX the KOT and again. Yeah man. Yambaza ni ibirenze kabisa. Asa ni ba Rubavu bakihiringa nabo.